twibuganire ku ndirimbo yitwa Ndyamye mu mahoro, hari indirimbo yitwa Uru rugamba ni Yesu ruyoboye. Uru rugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha. Ndabona ikiganza cyandika amagambo meza. Uru rugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha. Ndabona ikiganza cyandika neza. Ndabona ikiganza cyandika amagambo meza. Uru rugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha. Njyana izo ndirimbo numvaga nshaka mastora nsanga bakorana, ndabyibuka indirimbo yakozeho bwa mbere nkumvira ndyoheye, ndavuga ati niyo mastora tagira izindi akora. Yabanjirije ku ndirimbo yitwa Akirishimwe ryuko turi amahoro. Akirishimwe mcunguzi Ndyamye mu mahoro niyoroshe imbabazi. Urukundo rwe nirwo rumose. Ukuboko kw'ibumoso kuraseguye, ukw'iburyo kurafashe. Mbese n'iki nabasha kuba? hari indirimbo yitwa Yakobo yari yaratunaniye, twari tumaze kuyiririmba muri studio ebyiri, ntabwo ndi buzivuge. Iratunanira pe tudesida kuyisuprema kuri album. Hanyuma tujya turi kwa Leopold arayaranje, umva twumva neza birenze n'ibyo twatekerezaga. Nongeye kugusabira umugisha kuko iriya ndirimbo abantu yafashije, twari twarangije kuyisuprema kuko twayikoze muri studio ya mbere dutanga amafaranga, twumva wapi biranze, tuyijyana mu ya kabiri wapi twumva biranze, finally Leopold aradufasha. Turabashimiye cyane inshuti bakunzi ba Source of Joy Studio. Ni studio yo kwa Leopold, ni nako benshi mwari mubizi, ni nako kandi biri ntago mwibeshya, ariko kandi ni ryo zina rya studio bivuga ngo isoko y'ibyishimo. Abavomeye hano bahakura ibyishimo. Twatangiye urugendo rero muri no studio ngo kugenda tureba ibihangano byakorewe hano, cyane byari byagiye bakora ku mutima, bikabagwa neza, abatari bakijwe bagakizwa, bari bacitse intege kongera gusubirana imbaraga, ariko kandi dukomeza urugendo rujya mu ijuru nk'abantu bagana Isiyoni, igihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi turi kumwe n'abashyitsi, ariko kandi sinabashyitsi cyane uri busanga ubazi cyangwa se bwa mbere babonye ko sabashyitsi hano muri no studio. Nikora Jehovah Jireh, muyikunda muri benshi. Tugiye kuganira rero, ariko mbere ko tuganira tugiye kubanza dusenga Imana kuko twashyize imbere Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere Imana. Reka nsaba uyu mubyeyi mbere ko tuza kwibwirana tukanamenyana, abanza dufashe mu gusenga, abasenya kugira ngo namwe mugire umugisha muri iki kiganiro cyacu. Badufashe gusenga Imana. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye kujya neza kwawe, tugushimiye kwenda kwawe kwiza. Wagize neza abanye natwe uyu munsi wa none, waturinze twitaho turindira ubugingo n'imibiri. Turagushimiye cyane kuko tugejeje muri aya masaha y'igicitse n'uhabwa icyubahiro. Duciye bugufi imbere yawe kugira ngo tubabarire ibyaha n'ibicumuro, twezereze ubugingo tugaragara imbere y'amaso yawe dukiranutse. Uyu mwanya turi imbere yawe turakunyinze kugira ngo ugiye kubana natwe. Uyu mwanya tugiye kugiraho ikiganiro, uyu mwanya tugiye kugiraho kuririmba, turakunyinze cyane kugira ngo bane natwe. Umwuka wera w'Imana ganze kandi ategeke, naba ari twebwe ahubwo umwuka wera akora imirimo n'ibitangaza ku bantu bazumva bose iki kiganiro tugiye gukora. Mwami Imana yacu bizagire impinduka mu mitima yabo. Turakunyinze cyane kugira ngo ube mu ruhande rwacu, utwiteho rwose kandi turambure amaboko yawe. Urakoze kubana natwe kandi ukatwitaho mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane udufasha mu byo gusenga Imana kandi namwe abasabira umugisha. Ni byiza ko rero tuganira tuziranye. Ngewe maze kugenda mumenyera, nitwa Emmanuel Ntakirutimana, nkabanyira umusore, ariko njya mbivuga hari gihenda uzaba iki kiganiro mu yindi myaka iri imbere ntakiri umusore, nabyo turabiteganya. Reka nawe turi kumwe rero duhere hano batwibwira. Nongeyeho ko ndi umusore, bwo nawe mwongereho niba mwubatse cyangwa se mukiri ingaragu. Mwakwibwira n'abadukurikiye. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Ndungutse James. Ndubatse, mfite umudamu. Imana yampaye n'umugisha, mfite n'abana batatu. Amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Mwakoze, nitwa Olive Tuyisenge. Nanjye ndi umudamu, mfite umugabo n'abana batatu. Yesu atuhane umugisha. Amen. Have said me follow me.
akanze twumva Aloys. Yesu ashimwe. Amen. Impamvu nsetse ni uko nanjye mfite abana batatu. Twese ni batatu. Nitwa Bikorimana Aloys. Ndi umugabo nkuko maze kubivuga, mfite umugore umwe n'abana batatu. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe cyane byikoze, nta wari uzi ntabwo mwagendeye ku bana kugira ngo muze kuganira. Ariko byikoze, Imana yatanze umugisha, ariko kandi nawe utarabona abana ugire kwizera. Hari Imana itanga abana. Aloys we hari igihe muzaganira kumva ubuhamya bwe ko Imana yamuhaye abana haciye kirekire. Tujye kuganira ku ndirimbo zakorewe muri no studio yo kwa Leopold muri Source of Joy studio. Ni indirimbo nyinshi zakora Jehovah Jireh, ariko uyu munsi twashatse gufatamo indirimbo 3 kugira ngo tuweze tuganiraho, turi amateka yazo, twongere tuzuze, zongeze zibafashira none kandi bundi bushyashya. Tukibuganira ku ndirimbo yitwa Ndyamye mu mahoro, hari indirimbo yitwa Uru rugamba ni Yesu ruyoboye. Uru rugamba ni Yesu ruyoboye, tuzanesha. Nindi rero iherutse gusohoka vuba, ni indirimbo inshyashya kandi mugikomeza kumva n'utarayumva kandi uzaje ku rubuga rwa Jehovah Jireh, wandikaho Jehovah Jireh Choir, uzahita uyibona yitwa ariho is still alive, aracyariho kandi azakomeza kubaho. Yes ariho rero. Nizo ndirimbo turi buganireho mbere na mbere kugira ngo dushyire abantu muri mood neza, bumve ko ari kwa Jehovah Jireh, tubaye tunaririmbeho. Twe gutangira mu kubaza tuye tuganire, duhere kuri urugamba ni Yesu ruyoboye. Turirimbe abantu baje muri mood, bumve ko ari kwa Jehovah Jireh turi kumwe nubwo atari abaririmbyi bose. Uru
tukagaruka mwami we ntacyo tuguha urwanya intambara ukica imigambi icakura mwami tudahari yesu we uru rugamba ni wowe uruyoboye tuzanesha mwanzi waturwanije hambere tukamunesha twari kumenya imana yacu turamunesha n'ubu arategura intambara mwe kwibwira ko urugamba rwarangiye ategera imbere mubake mufite inkota ariko mufite inkuru nziza murwanyiwe yanyenyeri yatuyoboye bwa mbere iragarutse mu rwanyi haguruka ndabona ikiganza cyandika amagambo meza urugamba ni yesu uruyoboye tuzanesha yanyenyeri yatuyoboye bwa mbere iragarutse mu rwanyi haguruka ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni yesu uruyoboye tuzanesha ndabona ikiganza cyiza ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni yesu uruyoboye tuzanesha ndabona ikiganza cyandika neza amagambo cyandika amagambo meza uru rugamba ni yesu uruyoboye tuzanesha ndabona ikiganza cyandika neza ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni yesu uruyoboye tuzanesha ndabona ikiganza cyandika neza ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni yesu uruyoboye tuzanesha ndabona Mana ishimwe cyane Mana ishimwe cyane hari ahantu muririmbye Imana ishimwe ngo tujya turaryama tugakanguka imwe ku gitero cya kabiri cya gatatu kuri rofure aho kandi mugasubiremo gatoya tubona turyama tugakanguka mwami wacu ntacyo dutanga tubona tugenda tukagaruka mwami we ntacyo tuguha urwana intambara ukica imigambi icakura mwami tudahari yesu we uru rugamba ni wowe uruyoboye tuzanesha Mana ishimwe cyane ngeze aha ngaha nibutse ubuhamya bw'umugabo umwe murabizi tukunda tujya twayura twese yarazindutse mu gitondo yayuye umunwa ngakongera gusubirana bisaba ko bamujyana kwa muganga bakora operasiyo kugira ngo iminwa yongere isubirane aguma umunwa umwe hejuru undi uri hasi nawe reba imyaka ufite urebe imyaka wayuye urebe igihe wayuyemo ariko bikunda urebe igihe uhumiriza ukongera ugakanura ni ibintu byinshi Imana dukorera ntitubihe uburemere ariko Imana yadutabara ariko kandi no ku rugamba rundi waba uriho urugamba ni Yesu uruyoboye kandi tuzanesha ushaka kuri ku rugamba rwo kutabyara ushaka kuri ku rugamba rumeze gute na gute uyu Alois yari baye imyaka ingahe Alois imyaka 4 ngo abyaye ku mwaka wa 5 none ugize abana 3 ubwo urumva ko rero ntaho nawe tagukura nawe yakugira neza Imana ishimwe cyane ko tuwe gutinda mu by'ubuhamya tugaruka kuri zino ndirimbo zakore muri no studio yo kwa Leopold ubundi imbere Leopold mwamenye muti muduho gatoya murakoze cyane kuko nabibabwiye nitwa Bikorimana Alois Leopold ni inshuti yanjye kabona dirigeant ndi dirigeant akora Jehovah Jireh ko imyaka igiye kuba 10 niba itaruzuye ndidirije wakora Jehovah Jireh na n'ubu kandi ndakomeje Imana ihabwa icyubahiro hanyuma Leopold ni inshuti yanjye ni umuvandimwe twamenyaniye muri studio adukorera indirimbo muri 2013 icyo gihe nago yarataratangira kwikorera yakoreraga umugabo witwa Mastora
hanyuma tugiye gukora album ya kabiri. Album ya kabiri yitwa Uwiteka niwe Mana. Indirimbo rero nyinshi kuri iriya album zigeze kuri 7 ni Leopold wadufashije kuzaranja kuzicuranga rwose. Imana impumugisha. Nicyo gihe namenyanye na Leopold ndetse n'abagenzi banjye ndumva ariho twamenyanye kuko twajyanye kuririmba izo ndirimbo muri 2013 niho twamenyanye tumenyanira muri studio. Ubwo iyo ndirimbo ya mbere yahereyeho Leopold, ndirimbo ya mbere wahereyeho bakorana niye? Harimo ni nyinshi ariko iyo nibukamo hari yitwa Ryamye mu mahoro, yitwa Yakobo, ni nyinshi ariko ngira ngo harimo zimwe twibuka cyane. Iyo Ryamye mu mahoro turibuze no kwiririmba nta kibazo. Reka ngufashe ndabyibuka cyane. Hari nago nari muzi, nago yari umuproducer uzwi, ariko njyana izo ndirimbo numvaga nshaka mastora nsanga bakorana. Ndabyibuka indirimbo yakozeho bwa mbere nkumvira ndyoheye, ndavuga ati niyo mastora tagira izindi akora. Yabanjirije ku ndirimbo yitwa Akirishimwe ryuko turi amahoro. Akirishimwe mcunguzi. Tumaze umwaka wose tutarepeta. Birumvikana ariko ntacyo bitwaye. Akirishimwe urumva ko yanatangire ku ndirimbo y'amashimwe. None guhitamo Leopold mbere ko ngaruka kuri mateka y'indirimbo buryo muzihimbamo nabyo birazamo gatoya ntacyo bitwaye, ariko ko hari aba producer benshi indirimbo nyinshi maze gukorera hano, hari abandi ba producer benshi. Niki cyabasunitse kumva ari we mugirira ikizere cyo kwa mwakorana nawe? Ubwo ndacyakubaza nkagirija abana nabo ndaza kujya nza kubabaza. Urakoze cyane. Nkuko natangiye mbivuga, Leopold namumenye kubera mastora. Umva mastora ni wadukoreye album yose ya mbere iriho indirimbo yitwa Gumamo, hanyuma tugenda n'ubundi tumukurikiyenga dukorere iya kabiri. Icyo gihe dusanga afite clientele nyinshi yari yarifashishije Leopold kugira ngo amufashe, nibwo namumenye nyine. Leopold rero akoze kuri album yacu ya kabiri, twumva biraryoshye cyane, twumva bikoze neza. Indirimbo yagiye akora nkuko yabivuze nyinshi azikora neza cyane, twumva biraryoshye. Byatumye na album ya gatatu tumuha indirimbo zigera kuri 5 nazo arazikora, arongera zikora neza, twumva biraturyoheye. Kuri album ya 4 noneho tumuha nyinshi cyane, niho yakoze nyinshi kubera uburyo twari tumaze kumva ibintu bye bisoundinga neza. Hari ukuntu umuntu akora muzike kabisa ukumva iri bien arrange ukuntu ukumvira ryoshye mu matwi, ukumva kandi ni gospel kumva iranyuza abantu. Niyo mpamvu rero twakomeje gukurikirana Leopold na n'uyu munsi. Nejo bundi yadukoreye indi nyuma ya album ya 4, yadukoreye izindi 2 indirimbo irangiza umwaka n'iriya ariho, kandi twiteguye no gukorana izindi nyinshi kuko Leopold akora neza. Ikindi wenda mu gukora kwe agira gahunda. Hari ukuntu umuntu ashobora gukora neza ariko akabatesha igihe, ntagire gahunda, ibintu bye bigahora biri vague, ariko agira gahunda pe cyane. Gahunda ye ni gahunda yagiye adufasha muri byinshi. Imana imuhumugisha Leopold, tugusaba umugisha kandi n'ikimenyimenyi tuzakomeza dukorane. Reka none mbaze muvandimwe ni James. Yego James, muza muri studio gukoresha indirimbo, hari uko mwatekerezaga indirimbo izasohoka imeze nk'abaririmbyi? Ntibisaba kuba ari dirija cyangwa president, byanze bikunze mu ninjira muri studio uvuga uti indirimbo hari za Amerika gutya izasohoka imeze gutya. Expectations mwari mufite uko mwatekerezaga muyizanye n'undi akayikora irangiye niko mwabisanze? Icyifuzo cyanyu cyarubahirijwe? Donc uko wumvaga wifuza iyo ndirimbo uzayibona ni nako nawe wabibonye cyangwa hari aho yabatengushye gake gake? Urakoze cyane. Ngira ngo dirije amaze kuvuga yuko yakoze ahereye kuri album ya kabiri yitwa Uwiteka niwe Mana. Urumva ko twagiye dukurikira umuproducer wa mbere ko yakoze ya mbere ikaba nziza. Hanyuma rero mu buryo bwo kuba yari afite akazi kenshi ataboneka hari Leopold, nduba twese nibwo twamenyanye muri 2013, twazimuhaye ngo zidukorere. Buri yaranadufashe cyane uko producer y'amastora ntabwo yabonekaga cyane, ariko Leopold ajyaho arakora neza cyane. Yarayikoze ahubwo birenga uko twabitekerezaga. Byatumye indirimbo yakoze muri icyo gihe zimugenda zizi nazifashe no mu mutwe,
yahereye kuri ya ndirimbo yitwa Ishimwe ayikora neza cyane. Akora indi ndirimbo yitwa Yako nayo ikora neza, uri muziki wayo urandyohera, niyo numvise umuziki wayo wonyine ntaririmba kujyana afashwa byonyine muri memo yera. Indi ndirimbo yakoze ni yitwa Ndyamye mu mahoro. Yego. Nayo bavuze ko tuza kuririmba, yayikoze neza, ifite umuziki mwiza, twumva arimo arazamura nyine amavuta. Hari umuziki nawe ushobora gutuma ujya kuririmba ukumva n'ibihe byiza biraza rwose. Yego. Adukora n'indirimbo yitwa Bwana wa Majeshi. Izo ndirimbo nizo yakoze kuri album ya 2 ziba nziza cyane. Urumva ko yabikoze neza cyane. Yego. Yenda mufashije mu compressa isa nyibutsa akantu Imana iguha umugisha. Hari indirimbo yitwa Yakobo yari yaratunaniye. Twe tumaze kuyiririmba muri studio ebyiri, ntago ndi buzivuge. Iratunanira pe tudesida kuyisuprema kuri album. Nyuma tujya turi kwa Leopold arayaranje umva twumva neza birenze n'ibyo twatekerezaga. Nongeye kugusabira umugisha kuko iriya ndirimbo abantu yafashije, twarangije kuyisuprema uko twayikoze muri studio ya mbere dutanga amafaranga, twumva wapi biranze, tuyijyana mu ya 2 wapi twumva biranze, finally Leopold aradufasha. Hari ikindi kintu yihariye, nago muzana indirimbo ngayikore nkuko muyizanye. Niyumva hari bitagenda abafasha kuyaranja, akabafasha kubishyira ku murongo neza, ukumva rwose bisokanye ikarita. Umva ashyiramo n'ubujyanama. None Leopold, niba indirimbo barikoresheje ahantu hamwe habiri bikaba ikibazo yagerewe igakunda, ibanga ukoresha ni irihe banga riri muri ibyo bintu kugira ngo n'abandi bamugane bari banga tugendana? Ngongera bari ibanga ryo umuntu ashobora kuvuga uko yabyumvaga, ariko numva nta bidasanzwe. Nuko indirimbo niba umuntu ayizanye urabyumva nyine, umuntu arayumva, kumva injyana, kumva amagambo. Ngira ngo hari na cya kindi cyuko tuba turi mu rusengero cyane, kuba umuntu asanzwe azi indirimbo za korali, ngira ngo hari nacyo kirabidufashamo. Kuba umuntu azi ko korali ririmba, azi indirimbo ukuntu bigomba kuba ihimbitse, ukuntu injyana ibigiyemo, ibyo byose umuntu akabitekerezaho kandi ntabirekere yongeye ahubwo akabyapurika nyine muri iyo ndirimbo. Numva icyo nacyo kidufashamo mu gutuma iyo ndirimbo igenda neza. Okay, ngiza ngo hari ukuntu ugiye usenga ukerekwa no gusenga Imana ikagushyigikira. Okay, nagira ngo numve ko iyo ntware gusenga nayo yigira, ariko nsanzwe yigira. Imana ishimwe cyane. Rero mama ngiye kukubaza rero, ariko ikintu ngiye kukubaza, iyi ndirimbo ifite ubutumwa numva bujyanye n'ino minsi, nanze ko tuyirengaho tutabivuzeho. Iyi nguru rugamba ni Yesu uyoboye kandi tuzanesha. Tuyiririmbye muri COVID-19. Gira abantu ubutumwa kuri ino ndirimbo. Hari abantu bafite ubwoba ngo ejo turapfuye, ngo turashize, ngo bazazana inkingo, ngo baturangize. Hari abantu bahahamutse hanze ahanga. Gira ubutumwa baha bigendanye n'ino ndirimbo. Twe kuyivaho gutyo gusa tudasigiye ubutumwa abantu bafite ubwoba nihahamuka, kandi koko Yesu ari uyoboye urugamba. Nkuko twabiririmbye tuvuga ngo uru rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha. Ntabwo tukwiye kwishingikiriza cyangwa kureba kubiboneka ku byo tubona biduteye ubwoba cyangwa biduhagaritse imitima, ahubwo tukwiye kwiringira Imana, tukegera Imana cyane, tukamenya icyo Imana ibivugaho, tukamenya niba izabana natwe, izaduha uburinzi, ariko uburinzi bwo izabuduha. Uko byagenda kose nta kigira intangiriro ngo ntikigire n'iherezo. Uko byagenda kose izarangira. Gusa icyo nabwira abantu no kuba hafi y'Imana cyane, tugakomeza tugakiranuka, n'uwataha agataha yejejwe. Ariko umuntu wahimbye ino ndirimbo yari bimeze biti? Yari mu situation nimushaka ntavuge ngo ni runaka, ariko nta kirimo muza amateka yuko byari bimeze, mutubwire dirija iyi ndirimbo ifite aya mateka mu byukuri. Rero uriya muntu kuno bimeze ntago mbizi, ariko hari umuntu watubwiye ngo kuramya Imana ngo no kugenda ukagera ku mutima w'Imana, ugafata ibiriyo ukabizanira abantu ukabitanga. Uyu muntu yari ari muri uyu mwuka.
gusa biragaragara ko ari ubutumwa bwari bukwiriye abanyarwanda cyangwa se abantu muri rusange kuko iki cyorezo kiri mu isi yose. Yesu yashaka kutubwira ko urugamba ruyoboye, nyamara buriya yaratubwiye ngo ntitugire ubwoba. Hari igihe tujya gushakishiriza hirya no hino, ariko buriya yaratubwiye ati nimugire ubwoba ni njyewe uruyoboye, njyewe uruyoboye. Rero uwo muhimbyi Imana imuha umugisha, ndumva yakoze ku by'Imana arabituzanira, ndumva ari wo mwuka yari arimo. Imana imuha umugisha. Sinagomba ko tumenya ngo rero nawe Imana imuha umugisha. Murakoze cyane. Reka hari ndimo bakomeje kuririmba ngo ndyamye mu mahoro, kuko numva byose biryoshera. Urugamba ni Yesu uruyoboye, bigatuma niryamira mu mahoro, singira ubwoba. Nimwituririmbire nkirose imbabazi. Yego. Mana ishimwe cyane. Nawe ubwawe wumve kuryamye mu mahoro, ariko kandi ntabwo waryama mu mahoro utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Wari ubizi
impamvu ubura amahoro, impamvu ubura ibitotsi ukumva uguwe nabi, kandi iyo ufite n'ubutunzi harabura Yesu Kristo. Niwakira Yesu Kristo uziryamira mu mahoro. Ngiryo banga rero ryo kuryama mu mahoro. Imana ishimwe cyane. Indirimbo nayo urumva ko byanze bikunze umuhimbyi wayihimbye hari ibihe yari arimo, mwaba mubizi. Ntabwo nifuza ko twari tunyura hano abantu bafite amatsiko rega kumenya nk'amateka y'indirimbo, niba hari icyo mubiziho. Indirimbo wayihimbye hari ibihe yari arimo, mwaba muzi. Si ngombwa ko tumuvuga nawe, ariko ibihe yari arimo nabyo mwamubiziho gake, kuko rega hari indirimbo iza swati kaza asinziriye, cyangwa se mukicara nka komisiyo mukandika mufatanije, cyangwa se marayika kaza akamubwira ngo andika. Indirimbo iyo yaje ite, ibihe byari bimeze biti? Niba ari umwe wayihimbye wayanditse cyangwa se ari komisiyo yose, byari bibi mu bihe bihe ngo dusogonyezeho gato y'abadukurikiye. Indirimbo amateka yayo ndayazi. Indirimbo zacu hari zo duhimba muri komisiyo, hari n'umuntu umwe ushobora guhimba akazana muri komisiyo, tukajisitoma komisiyo ikazishyira ku murongo. Indirimbo rimwe ndaca muri komisiyo, ariko hari igihe ari umuntu umwe wagize iryo ishurirwa. Rero ndumva nzi amateka yayoho. Uyu muntu yayihimbye ari mu bihe byiza, icyo cya mbere jisitoma uhita ubyibwira, yari ari mu bihe byiza. Ariko niyo ndirimbo ifite amateka akomeye, kuko ndabyibuka ko yatubwiye yuko iyi ndirimbo yayihimbye hari saa 9 z'ijoro. Saa 9 z'ijoro kumwe umuntu ashobora kubyuka akisengera bisanzwe, arimo asenga rero yumva biraje. Yarancekeje, yaratubwiye ngo yararyamye mu cyumba cye ahita asohokamo, n'uwo bari baryamanye ntabwo yigeze amenya igihe asohokeye ajya mu kindi cyumba. Isaha imwe yonyine yarayirangije. Urumva ko yari ari mu bihe byiza. Ku by'ukuri umuntu ajya guhimba ibintu nk'ibi ngibi, Imana yamuteye iteka, hari ahandi hantu yamugejeje. Yego. Okay. Imana ishimwe, na byiza ko abantu bamenya n'ayo mateka. Numvikana ko yari anaryamye koko, ariko itareba no ko anaryamye mu mahoro. Ariko zikari turyamye no mu mahoro. Yararyamye tabivuze. Yego bana turyamye. Akomeza no kuryama mu mahoro. Imana ishimwe, abantu baryama ariko bakabura ibitotsi. Atari bya bindi kuvuga ngo ndasinzira nkabibura oya, akaryama akabura ibitotsi kubera ko ataryamye mu mahoro. Imana ishimwe cyane, byiza kubona abantu bamenya bya mateka.